ariko icyo nakubwira ni uko uriya muntu yagize ubuhanga cyane, yabaye mu itorero ry'ibwami, bamujyanye bagiye i Burayi, abo Rudahigwa ajyanye i Burayi, ni intore ze ndashyikirwa, ari umuhanga pe, ariko nibyo yatwigishaga babonaga ari ibintu azi yumva, kandi nawe ni nk'ibyanjye, ni mu muryango niho byavuye, umuryango wabo wose niko umeze. Ugeze kutubwira ngo abantu bo mu muryango wawe nabo barazwi cyane, wenda bamwe muri bo ni bande? Uwamenyekanye cyane ni uwitwa Butera, sogokuru wanjye. Butera yabayeho ari intore ya mbere mu Rwanda mu gihe cy'abakoloni, bamushyira no mu note ye, ifoto ye bashyira mu note y'icumi y'icyo gihe, y'amafaranga. Urumva ko byari bikomeye, yabaye umuhanga cyane. Uriya ni sogokuru wanjye. Reka tubasuze cyane tubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza cyane aho muri yagiye atandukanye, abari mu Rwanda, abari mu mahanga, mwese reka nizere ko mumeze neza cyane. Ni Target TV, ngewe nitwa Masunzu. Murabizi ko tumaze iminsi tubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye, dusura abantu bagiye batandukanye, tureba uko babayeho, ndetse turagenda dusura ibyamamare, cyane cyane abantu bafite uburambe muri uyu mwuga w'ubuhanzi, cyane cyane uburirimbyi. Haro turi kumwe nawe uyu munsi, muramukunda cyane, mwagiye mumutubaza kenshi. Ni umuntu wenda udakunze kugaragara cyane, ariko uyu munsi twagize amahirwe yo guhura nawe, reka atangira twibwira. Murakoze, njye nitwa Muyango Jean Marie, aha ni umuhanzi w'igihe kirekire, watangiye kera nkiri muto, n'ubu nkaba nkigerageza. Yego. Muyango, tubaye ikaze kuri Target TV. Murakoze cyane. Hanyuma ngira ngo Muyango ubundi mu buzima busanzwe ninde, ni muntu ki, apari yuko ari umuhanzi? Ubuzima busanzwe uretse by'ubuhanzi, Muyango ni umuntu usanzwe cyane, woroshye nk'abantu bose, ntabwo aremereye nk'uko abantu baba babikeka. Hanyuma mutubwiye ko mufite igihe kinini cyane mukora uyu mwuga w'ubuhanzi, cyane cyane buririmbyi, ubundi wenda mwatangiye ryari guhanga? Guhanga no kuba naratangiye ibi bintu byo, nagize umwuga nyuma, ariko nabitangiye kera nkiri muto. Nabitojwe n'ababyeyi kuko ni ibintu nakuriyemo iwacu, byabaga mu muryango, harimo abantu b'abahanga ndetse babaye ibyamamare bazwi. Hanyuma rero by'ukuri nabikoreye mu gihugu cy'u Burundi, ko niho nakuriye. Ntabwo nakuriye mu Rwanda, izo mpano sinazigize, ariko mu Burundi nari nkiri kumwe n'ababyeyi, turabikomeza, nuko natangiye kugeza igihe aho nkuriye nangiye kugerageza guhimba ibyanjye, ntagikora iby'abandi byonyine. Mu Burundi niho mwakuriye, na niho muvuka? Navukiye ino, ariko ngenda n'umwana murereye Burundi. Niba mwibuka neza mutangira ubuhanzi, uretse wenda kuba mwararirimbaga kera ngo habagaho amatorero cyane, cyangwa se n'andi magurupe agiye atandukanye, cyangwa se mukaririmba ku ishuri nk'uko n'abandi bana bagiye babigenza, mwinjira muri studio bwa mbere, cyangwa se mwinjira mu kuririmba musora indirimbo yanyu bwa mbere, hari ryari, icyo gihe byari bimeze bite? Dusora indirimbo nk'izanjye byari mu gihe cyatinze cyane. Ubwo nkubwira ko nabaye i Burundi, nakoreye cyane mu itorero ry'umuntu witwa Sentore, icyamamare cyane uzwi, ise wa Masamba. Twahuye ndi muto, ariko
mu by'ubuhanzi mbifite kubera ko nabikuraga mu iwacu. Cyane cyane ikintu nakoraga icyo gihe n'ubuhanga nari mfite byari uguhamiriza, nibyo nabanje mvamo umuhanga, mba muri iryo torero ndikuriramo kugeza igihe noneho ngira itorero ryanjye. Ubwo aho ngira itorero ryanjye nari ntaratangira guhimba indirimbo, nibwo natangiye maze kugira itorero ryanjye. Ubu hari muri ndabyibuka ko ari kera cyane, kera cyane, nko muri 85 nibuka ko aribwo navuye i Bujumbura na gatandatu. Si itorero nari baranye imyaka 3, harimo indirimbo nari narahimbye n'izindi nagiye nsubiramo za kera twakoreshaga mu itorero. Noneho ngenda ntumiwe n'abakobwa bari bafite itorero mu Bubiligi bitwaga Imitari, kuba bashaka gukora album, barantumira kugira ngo mbafashe. Nuko nagiyeyo, ngezeyo indirimbo za mbere nagiye muri studio naho ngaho, ubwo nagiye mu Bubiligi dufatanyije n'abo bakobwa, shaka indirimbo bateguye shyiramo n'izanjye, nuko twatangiye. Indirimbo mwahereyeho murayibuka, yaba yaragize amahirwe yo kumenyekana? Indirimbo iyo natangiye yo guhimba, oya, ntabwo yagiye hanze cyane. Indirimbo nahimbiye Sentore, niyo ya mbere nahimbye. Yari umutoza wacu, igihe kimwe ararwara ajya mu bitaro atinda, sigarana itorero. Noneho aho akiri yagarutse dushaka kumukorera umunsi mukuru wo kumwakira. Naho hambere natangiye guhimba indirimbo, nerateranya amagambo n'amajwi, ibintu ntamenyereye, ariko indirimbo ivamo turayimuririmbira, aranayikunda, ariko ntabwo nigeze nyishyira muri studio. Sinzi ko n'ubu ntinayibuka, ahubwo kera cyane. Uyu munsi wa none hari ukuntu abahanzi batarama bagatumirwa mu bitaramo, yaba ibya leta, iminsi mikuru n'ibindi bigiye bitandukanye. Mwebwe mwataramaga gute nk'abahanzi bari bagezweho icyo gihe? Urana twebwe tukiri n'i Burundi, hari amatorero menshi, n'irya Sentore n'iryo kwa Mirimba. Ayo niyo matorero yarakomeye i Burundi. Gutarama rero ntabwo byabaga ikintu kereka ari ugushaka gutaramira abantu, ibyo twateguraga. Tukajya nka dusaba hano sale, hari sale twakunda gukoreramo twese mu centre culturel y'Abafaransa, niyabaga Bujumbura. Iyo rero iyo twabaga twabiteguye, batumiraga abantu bakaza tukabataramira. Intore zigamiriza kwagwa kabyina indirimbo twaririmba byinshi. Sentore ni umuntu ufite amateka mu buhanzi, abahanzi benshi ba hano mu Rwanda birahira, cyane cyane abakera. We wagize amahirwe yo gutozwa nawe, yo kwigishwa nawe inganzo. Ubundi yari umuntu uteye gute muri rusange nk'umuntu wabanye nawe cyane? Sentore kereka hari umuntu yanditse nk'igitabo, uko ibintu yakoze gutware mu buhunzi, ntabwo tuvuze uko yabitangiye ni yaba inkuru ndende, ariko icya mbere yakoze yahimbye ibintu byo kuririmba, abizi cyane, afite barumuna be babizi, nuko yatangiye nk'ibintu by'umuryango, ariko izo ndirimbo akazisangiza Abanyarwanda. Agafata nk'umwanya tuvuge nko kwa gatandatu, abantu bagafata ahantu nko mu Ngagara, niho bakunda kubikorera, bagateranira mu nzu, akabaririmbira. Twebwe nk'abana bato kuririmba, wumvaga wishimye gusa ubona bahwise muri groupe y'abaririmbyi, uri inyuma ya Sentore byonyine,
ariko ababyeyi bo bari bafite ikindi bakuramo. Ntabwo Uburundi bwabemereraga ko gukora izo nama, ntibari bazi ibyo bavuga, urumva ko ntibabagenzuraga, ariko ntibashakaga izo nama. Ariko gusanga abantu bitaramiye babaririmbira, ntiwazaga nawe yarumvaga kumva aryohewe. Nuko rero yahimbye kugira ngo babone uko baganira, noneho bakaririmba, ariko bagakora n'inama zabo. Urumva ni ikintu yari yakoze kugira ngo abanyarwanda bajye babona uko babonana, igihe bakeneye kubonana bakamutumira, bikika ko baje gutarama. Ese yaje gutabaruka ryari, yazize iki? Ashize imyaka ngira ngo ndayibuka, si kera cyane yaguye ino, yarwaye, yagize uburwayi. Ariko icyo nakubwira ni uko uriya muntu yagize ubuhanga cyane, yabaye mu itorero ry'ibwami, bagiye i Burayi, abo Rudahigwa yajyanye i Burayi, ni intore ze ndashyikirwa, ari umuhanga pe. Ariko nibyo yatwigishaga, babonaga hari ibintu azi yumva, kandi nawe ni nk'ibyanjye, ni mu muryango niho byavuye, umuryango wabo wose niko umeze. Ugeze kutubwira ngo abantu bo mu muryango wawe nabo barazwi cyane, wenda bamwe muri bo ni bande? Uwamenyekanye cyane ni uwitwa Butera, sogokuru wanjye. Butera yabayeho ari intore ya mbere mu Rwanda mu gihe cy'abakoloni, bamushyira no mu note ye, ifoto ye bashyira mu note y'icumi y'icyo gihe, y'amafaranga. Urumva ko byari bikomeye, yabaye umuhanga cyane. Uriya ni sogokuru wanjye. Mwagiye mukora indirimbo nyinshi cyane, mwaba mwibuka umubare? Oya, nzi ko ari nkeya, ahubwo jyewe ntabwo ari nyinshi, kuko iziri hanze numva ari nkeya ngereranije n'igihe naririmbiye. Mwabaga mu itorero cyane ahari. So umuntu ashobora wenda, reka tugane ku ndirimbo imwe mu zamenyekanye cyane, ni indirimbo yitwa Sabizeze. Iriya ndirimbo mwayihimbye ryari? Igitekerezo cyo kuyimba cyaturutse he? Ni indirimbo isobanuye iki? Iriya ndirimbo ni umugani. Uriya ni umugani, ntabwo ari indirimbo. Ni umugani wabayeho mu Rwanda, waciriwe abana benshi bato, nanjye barawunciriye, ndawukunda, nakuze nkomeza kumva uko uririmba, uko biririmba, nkagenda numva wavamo indirimbo. Ariko nari ntaratangira guhimba, numvaga nta kabya nkiri intore hameze, naririmbaga, ariko byo guhimba bitaraza. Aho ngiriye rero mu Bubiligi, ngiye gukora n'abo bakobwa, nibwo igitekerezo cyanjemo dushaka indirimbo twarejisitara. Nkavuga ngo uyu mugani igihe wahereye numva unkorogoshora mu mutwe igihe cyose mutekereza, kuki ntashaka nawushyira mu ndirimbo. Biganira n'abo bakobwa twakorana, twaririmbanaga, bari abakobwa imitari, barambwira bati reka byo waba ari umusazi, buriya ko ari umugani wabihindurira indirimbo ute? Ntabwo, ariko tubyize neza byakunda. Bati genda bajya wifashe, ntabwo tubona ukuntu havamo indirimbo. Dukorera izindi twari dufite, ariko ndakomeza ndayitekereza. Noneho icyaje kungora ni uko urabizi mu mugani hari aho bagera bakavuga amagambo. Aho rero bavuga amagambo niho nagize ikibazo cyo gushyiramo ibitero, aho kugira ngo mpavuge amagambo, ya magambo nyahindura ko niyo aricyo gitero cya Sabizeze. Buriya Sabizeze birekiriza niko yahozeho, itaririmbwa kuri ariko yariho, ariko nta ibindi byana amagambo nkuko byagenze bitya kera habayeho. Noneho Rwanda no kugira ngo ibyo by'amagambo bigire ibitero, ibyo byangoye, ariko nza kubigeraho. Ntabwo rero usibye kuvuga ngo nayishyize mu muziki, ariko sinavuga ngo indirimbo yanjye nahimbye imwe abantu bose biyitirira ibintu,
abona ahindura akantu gato kundi akavuga ngo ni ibyanjye oya ntabwo ari byo ni umugani wabayeho ubwo nabambeshye kuko abantu bose barawuzi yego igihe icyo nakoze ni ukuhindura nkawushyira mu nkabuha injyana niko umuntu yabyita bikaba indirimbo umuntu ashobora kuririmba ariko ubundi umugani wabayeho. mu minsi ishize hari umuhanzi ntibuka neza izina wayisubiyemo iriya ndirimbo yanyu ayisubiramo mu buryo bugezweho biriya bintu mwabyakiriye mute? Sabizeze ko ntarayumva hari ibyo bampaye vuba aha nta kwezi kurashira numva mbona n'umuntu ucuranga ariko ijwi rikiri ryanjye ibyo nibyo nabonye we aracuranga ariko ijwi ari ryanjye ntabwo bampaye bampaye akantu gato ariko sinzi n'uwabikoze sinzi uko yitwa niba yarakomeje akabihindura byose nibyo ariko ubundi byo guhindura indirimbo y'umuntu bibaho nkanyu numva bitambabaza cyane kuko byambayeho kenshi bimaze kumbaho kenshi gusa icyo numva nasaba nk'umuntu ushaka guhindura indirimbo y'umuntu uretse n'iyanjye n'iyundi burya niba ushoje ukunze indirimbo ukaba wumva hari ikintu wayongeraho ikintu mba nta kibazo nagirana nawe hari icyo mba ntashoboye gushyiramo wumva washyiramo kikayiryoshya kurushaho ukayiririmba ku buryo bwawe ukumva biruta ubwanjye byumvise numva nta kibazo nagira ariko iki bintu kuvuga ngo wisubiyemo wishyizemo muzike yawe wiririmbye nabi gusa wisubiriyemo iki nanone ni ikibazo indirimbo y'umuntu wiyononnye kubera iki ikibazo nuko nta muhanzi nyine uba wumva ko atazi ibintu yego twese turiyemera nibyo aba yumva mu buryo bwe aribwo bwiza ariko rero burya nta mugabo umwe umutwe umwe ntiwigira inama agomba kuyabaza n'abandi bakumva niba bagereranije ibyo yahinduye n'ibyari bisanzwe ubundi niko byagomba kumera nta mpamvu wahindura ikintu cy'umuntu ntacyo uri bwongeremo. hari nk'abahanzi indirimbo zabo bamwe mu bo mwabyirukanye zijya zisubirwamo rimwe na rimwe bakarega bazisubiyemo bakabaca amafaranga se we hagize nk'usubiramo indirimbo yawe rwose uba wumva ntacyo bitwaye nta n'ikijyanye wenda n'amafaranga wamwaka? iyo bayabaciye se barayatanga? hari abayatanga nakira none nakira ubu naba ndi umukire niba ari ibyo bandabyumva nkamva ntacyo bimbwiye ntacyo pe ahubwo gusa ikibi ni uko abenshi biyemera akavuga ko yayihinduye akavuga ko akayitiye ibyo nibyo bibi ntabwo ari iye niyo undi yahinduye ntabyemere kandi biba byumvikana nubwo yashyiraho muziki imeze nubwo yashyiramo ijwi rindi ariko burya iki umuntu yahimbye cyaba yagihimbye ushatse kuyiririmba rero wayikunze yewe numva nta kibazo ikibazo ni ukubyiyitirira ngo ni ibyawe kandi atari ibyawe. abahanzi b'iki gihe ntekereza ko wenda ushobora kuba ujya ubakurikirana ubafata gute? ab'iki gihe ku mugani wawe ab'iki gihe ni nk'uko nkiri muto reka iwacu baratubwira ngo ariko abubu ntabwo baba babemera na rimwe natwe twakuze bavuga ngo abubu abahanzi b'ubu rero nabo ntabwo navuga ko ntabemera kuko bakora ku buryo bafite bwabo badafite ahandi hantu hari babishaka babikura natwe ibyo twaririmbye usibye ko nyuma twaje kubishyiramo imiziki y'ikizungu kubera ko byagezweho ariko ubundi kuririmba nibyo twumvaga ku bantu bakuru kuri sentoro tukigana uburyo aririmba abubu rero navuga ko ari nko kwirwanaho birwanaho
kwirwanaho rero gusa icyo hari umuntu ataraganira nabo cyangwa se nabo bataragenzura ngo barebe ni uko bashobora kuririmba ikinyarwanda ariko mu kigande mbese bakaririmba ikinyarwanda mu gitanzaniya ubwo ndavuga style ya Tanzania cyangwa i Bugande cyangwa Congo we icyo akora ukumva ko avuga ikinyarwanda ariko akumve n'ibyo acuranga ugasanga ari byo yateruye agashyiramo cya kinyarwanda cye ibyo rero bivuga ko bari bakwiye kuko noneho bafite n'amashuri barabyiga bari bakwiye kwiga ikintu nihe ikihe kintu bashyira cyajya bacuranga kijyanye n'ikinyarwanda bakakiga nk'uko abanyekongo bafite ibyabo abagande bafite ibyabo abantu bose bafite ibyabo Senegal nabo bari bakwiye gushaka umuziki bakora wumva ukumva ko abo n'abanyarwanda icyo ngicyo mu ishuri mu mashuri biga bo bagira imana bagatangira bakabyiga bakabishaka iyo recherche bakayikora nibyo byabafasha naho ubundi ntabwo umuntu yabagaye bose babagaye baba bakoze uko bashoboye n'imbaraga zose kandi ni byiza usibye ko wumva atari iby'iwacu ariko ubundi kubyumva mu matwi biraryoshye ibyo bakora hari abuzimo wenda ugikunda kumva nk'uturimbo twabo muri aba bagezweho aduha nk'urugero si benshi nzi Mani Martin King James cyangwa ni benshi n'undi we ugerageza cyane ndetse mu njyana y'ikinyarwanda Jules Sentore wowe nawe ni nk'ibyaha ibyo twavugaga byacu ni mu maraso urebye ni mu maraso umuntu wenda ashobora kwibaza hari abana wenda banyu hari igihe usanga nk'umuhanzi yarabyirutse ariko ugasanga abamukomokaho n'abahanzi nk'uko twavugaga Sentore ugasanga umuhungu we Masamba n'umuhanzi ugasanga Jules Sentore buriya ni umwuzukuru ugasanga ni umuhanzi gutyo mwebwe hari ababakomokaho b'abahanzi kuri ubu wenda banasanzwe bagaragara njye sinabyaye benshi ariko uwo mfite mukuru ni umuhanzi ariko kubera ko ari mu mahanga aracyaririmba mu rurimi rw'aho aba ariko nibyo akora ni umuririmbyi abahe niba atari banga aba mu Bubiligi hari izina wenda natubwira nk'izina rye n'abantu bakazumva ibihangano by'umuhungu wawe yitwa Inkindi ariko sinzi iry'ubuhanzi ugafite irindi abiza abana bubu bagira amazina y'ubuhanzi iryo namwise ni iryo ese kiriya kintu wanamugani kuki abahanzi ba kera mwebwe mutakigiraga nk'uwenda ukaba witwa Muyango aka runaka si byose nkubwira ko ari nk'ibyo ko baririmba bya nabyo ni ibintu bitari by'abanyarwanda ni ibintu byo mu mahanga kuba umuntu ushaka kuvuga ko wabaye vedette iyo ureba umaze kuba vedette ni ukuvuga ko ufite uburenganzira bwo kwita izina ushaka cyangwa kwiyitirira undi muntu w'ahandi wumvise ukunda waba ukunda n'ibyo ngira ngo nuko byatangiye babanje kwiyitirira abandi bantu bava bo mu bindi bihugu kugira ngo akomere mu by'ukuri barikomeza cyane si bibi ariko twebwe ntabwo ibyo byabaga biriho ese wakuraho izina rya so yakwise ukitwa nde kandi abenshi bakuriraga mu matorero y'iwabo wahindura izina utese ni ikibazo byashobokaga hari imirimo mukora mu itorero ry'igihugu urukerereza ni iyihe ni gutoza no kugerageza kubaha ibiganiro mu byerekeye umuco uwo twakuriyemo kugira ngo nabo batazateshwa kuko baba bari mu itorero ry'igihugu baba batandukanye n'amatorero yo hasi batangiye kuba urugero rw'abandi ni ukubaha rero umurongo w'uko ubundi itorero ryari rimeze abari barimo uko bifata uko bitwara ibyo byose
bya kera twanyuzemo twabonye, ibyo nibyo tubigisha. Muyango mumaze kuririmbira mu bihugu byinshi cyane bigiye bitandukanye, hari ibyo mwaba mwibukamo mu byo mwataramiyemo? Muri iki gihe ndi mu itorero ry'igihugu cyangwa mbere? Byose muri rusange. Muri rusange ni byinshi. Muri rusange muri icyo gihe cy'i Burayi hamwe n'abo bakobwa twakoraga ibitaramo cyane cyane mu Bubiligi, bikaba byazana abantu batuye hafi y'Ububiligi bose, Ubuholande, Ubudage, Suisse, Paris, Ubufaransa n'Ubwongereza. Aho hose uko bazaga niko nyuma natwe twagiye tujyayo tukagikoraho ibitaramo. Kuri ubu hari ibyo kuri ubu wenda mumaze kugera muri ino myaka, abantu baracyabatumira mukagenda nta kibazo? Badutumira he? Ibitaramo inahangaha muri rusange, yaba inaha haba hanze cyangwa no hanze? hanze ntabwo ubu ngubu ntabwo mperutseyo. Hano kandi naho ntangira ngo nakoze igitaramo bibiri, ntabwo muze gukora ibitaramo byinshi. Wenda biterwa n'iki? Nuko wenda nuko imyaka imaze kuba myinshi cyangwa imyaka nayo ni myinshi, ariko rero n'inkunga yo kubikora burya iragora. Ntabwo byoroshye gutegura igitaramo ariho giteguye, ntabwo byoroshye. Ugomba kugira sponsor igufasha cyangwa abantu babigufashamo. Igihe utabafite urabyihorera ukicecekera, ahubwo ntibabyifasha. Yego, iyo abantu babatumiye ariko muragenda nta kibazo? Ibintu ntashobora kujyamo ni ubukwe. Asanze ntabishobora, kuko ubukwe bwa hano buba kuva ku wa gatanu kugeza ku wa mbere, kandi rero abantu bose mu bukwe umuntu wese aba ashaka gutumira. Muri iyi minsi nta nubwo gukora imyitozo cyane yo kuririmba, dore nasaraye ubu ngubu, ntabwo n'uwantumira sinzi icyo namubwira. Ariko ubundi ntabwo nkunze kubikora ibintu by'ubukwe, numvise ntabishobora kabisa. Kereka ibitaramo bisanzwe nk'amafestivale, ibyo ngibyo umuntu ashobora kujyayo kuba ujyana uri kumwe n'abandi, ariko ibintu nka biriya by'ubukwe kenshi ahubwo bari wowe baba bareba, nubwo n'abandi kumwe n'abandi, ariko baba bategereje icyo nza gukora. Kubera ko nyine abantu baba baranyumvise, abandi bifuza kumbona bumva indirimbo gusa, kugira ngo rero ujye ahantu utari butange ibintu bishimisha abantu, ntabwo ari byiza. Mwakoze ibitaramo byinshi, hari nk'igitaramo wenda mutazibagirwa kabisa mukavuga muti iki gitaramo ni icy'amateka? Hano muri rusange kuva mwatangira gukora, hari igihe buri muhanzi akora ibitaramo akavuga ati hari igitaramo nagiyemo ibunyanaka, iki gitaramo kabisa sinzakibagirwa kubera ibihe by'ingenzi wenda byakiranze? ibyo mu mahanga kenshi byasaga nkaho ari bimwe, ariko hari icyo nibuka cyo mu Bubiligi nakoze, nasohoye na album ziriya ndirimbo zasohotse. Icyo nicyo numva ntashobora kwibagirwa, kubera ko harimo ikintu umuntu yakwita surprise. Twarakoze twarigisha abakobwa b'abazungu kubyina, nibwo bwa mbere basohotse babyina, abantu barababona bashagirira, abantu barumirwa, twari kuri ambasade y'u Rwanda. Nibwo icyo ngicyo numva aricyo nibuka cyane. Ikindi nakwibuka nacyo umuntu adashobora kwibagirwa, nicyo twakoze Kampala Rugogo, twavuye mu Bubiligi. Icyo nacyo ni ikintu umuntu yibuka. Hari nk'ibintu wenda hari igihe umuntu amara gukura, kugira imyaka myinshi, akavuga ati muri cya gihe nari umuhanzi, iyo nza gukora iki kintu, iyo nza gukora iki kintu. Mwebwe hari ikintu kijya kibazamo wenda mukamera nk'abavuze muti iyo nza kuba ngifite ya myaka nari kuba naragikoze? Biraza byinshi, umuntu wese afite ukuntu abona ikintu cye atakoze yagomba gukora. Nibutse nk'uko nahamirizaga, niyemera ko ndi umuhanga, kubivuga mu magambo birambabaza.
icyo gihe ntabwo hariho ibintu by'amavidewo niba byari binariho ntabyo twari dufite nibura ngo wereke nk'umwana wawe arebe utamubwira amagambo ngo nari meze byari bimeze bityo. Abanzi benshi wenda mwabyirukanye barimo ba Mariya Yohana ba Masamba n'abandi, hari ukuntu kuri ubu ngubu tujya tubabona bakoranye n'abandi bahanzi bakizamuka indirimbo cyangwa se no mu zindi ndirimbo yaba iza leta n'izindi, ariko mwebwe biragoye ko twababona mwakoranye. Muyango wenda yakoranye n'undi muhanzi, biterwa n'iki? ntawe sinkizi ariko ntawe nigeze nangira ko twakorana, ariko ntabwo izindi hari izo duhuriraho nk'iz'amatora twari kumwe na Mariya Yohani twaraziririmbanye twakoranye indirimbo, ariko ibyo nk'abo bana batoya ntawe turabikorana. Kuri ubu ngubu hari indirimbo wenda nshyashya muteganya kuzajya gusohora muri studio? Ndabyifuza ariko ntayo irajya mu mutwe, ntayo ndagira pe, ubu ntayo mfite, ariko nzi ko bibaye bishoboka ndi bushobore kujya muri studio indirimbo yaboneka, ntabwo bivuga ko byarangiye ko ntagishobora kugira ikintu nahimba. Turi kugenda tugana ku musozo, n'ubuhe butumwa wagenera abakunzi bawe bari barabuze Muyango batari baherutse kumva ijwi ry'abaganirira, hari abari iyo ngiyo mu mahanga, n'ubuhe butumwa wabagenera muri rusange? Ndabasuhuza cyane abakunzi banjye bose, kandi mbabwira ko nkihari nkiraho, abo turi kumwe inaha ngaha nasanze nabo ndabaramukije, kandi niwumva umunsi bazumva banyifuza bakaba babitegura bambwira, ntabwo nabangira. Yes, hanyuma hari groupe wigeze utubwirira, groupe yitwa Imitari, ni itorero riracyabaho? Happy ni itorero ry'abakobwa, bamwe bararongowe barapfuye, bamwe abo twasigaranye mbese byatinze twatindanye n'abaririmbyi. Baracyahari. Abahanzi b'iki gihe muri rusange, barumuna banyu, abana banyu, n'ubuhe butumwa mwabagenera wenda kugira ngo bakomeze guteza u Rwanda imbere binyuze mu myidagaduro n'ubuhanzi muri rusange? Ubutumwa nabaha, ntabwo ushobora kuba nabatesha umurongo bariho, kuko kenshi iyo ubirebye usanga ari nko barafashe umurongo w'akazi, kandi nibyo yabigize akazi bigomba kumutunga, nawe bigomba kumutunga, agomba kubikora ku buryo bishimisha abantu. Abantu rero bacu dufite ubu ngubu ntabwo abenshi ibyo kuvuga ngo ikinyarwanda ntibacyumva, ntiwabarenganya. Niba atacyumva rero n'ibyo baririmbira akubwira ko atabyumva, ariko biciye muri nka bya bindi bya Guma Guma, Umunyarwanda arahimbarwa. Ntabwo ubutumwa n'abo bana kubabwira ngo ntibazaheraho mu gushaka ibyinjiza ngo bibagize iby'iwabo. Nubwo butumwa numva nabaha. Turi gusoza, mu myaka musigaje, yaba mu buzima busanzwe ndetse n'ubuhanzi muri rusange, ni iki mubona musigaje gukora? Iyo dusigaje gukora, numva ibyo umuntu aba yarakoze ari muto n'ibyo aba yarashoboye, ibyo utakoze uri muto ntabwo wabikora ukuze. Gusa numva nifuza kuba nazasezera neza, nkagira nk'akantu gashya nsigira abantu, kandi ndibwira ko nzagashobora. Nta nubwo mvuga nzagenda ejo bundi ntawe ubimenya, sinibarira iminsi, ndi Imana, ariko numva aricyo kintu nakora, kugira ngo batazavuga ngo yagiye nta n'icyo atubwiye. Cyakora ikindi ni ukwifuriza abana barumuna bacu gukomeza no kugaruka ku muco w'u Rwanda. Barahari benshi
bafite izo ndirimbo babishaka birumvikana biranaboneka basaba rwose ko Imana yabafasha kugira ngo bazabigereho bagire ikintu mbese umuntu yakwita umwimerere w'u Rwanda w'igihugu bidasakumye hirya no hino igihe kimwe bazagira ikintu cyabo. Yego. Minisiteri y'umuco na siporo ifite mu nshingano zayo abahanzi, ni iki wayisaba mu gufasha abahanzi nubwo hari byinshi babafasha? Minisiteri y'umuco na siporo nayisaba si kubanza nayo biravunika cyane, hari ibyo ikora byinshi ariko nk'akababi utaye mu nyanja abantu ntibabibona ntibanabyemera ko ari ikiba yakoze nyamara nta kibi itakoze, ariko kubera ko yitwa ko ari minisiteri abantu bazi ko ifite ubushobozi bwo kuzamura ibyo byose rimwe. Umuco na siporo ntabwo bishobora kuzamukira rimwe nta nubwo bishobora kungana, n'abantu hanze ntibabikunda kimwe. Ibyo rero ntabwo warenganya minisiteri ngo ntiyafashije umuhanzi kandi yafashije ikipe tuvuye umupira, iyo kipe ishobora kuba isabirwa na benshi, umuhanzi yisabira cyangwa asabirwa na bake. Ntabwo rero babima ibyo bafite barabibaha ariko ni akatotsi mu nyanja nyine. Nuko impamvu nari mbabaje kino kibazo nuko hari umuhanzi wenda ntagiye kuvuga izina mperuka kubona yanditse kuri Twitter aravuga ati bakeneye ko habaho na minisiteri none ishinzwe abahanzi gusa. Ibyo wenda umuntu ashobora gutekereza ko yabivuze bitewe nuko akababaro k'ibyo yifuza kugeraho n'ibyo ashaka gukora akabona ko nta wundi wabimufasha ari minisiteri, kandi minisiteri ntabwo ifasha umuntu umwe, abayishaka ubwo bufasha ni benshi, niba bitaramugeraho we yumva bamwirengagije. Ibyo rero avuga kereka igihe izo minisiteri zatandukana, imwe ikaba ishinzwe umuco indi ikaba ishinzwe siporo, icyo gihe nibwo bavuga ngo iyo dushinzwe ntitureba nta kitumariye, ariko igihe bikiri hamwe urumva ni nk'abana babyaye b'impanga ntako babigenza, ntabwo waha umwe ngo wime undi. Murakoze cyane. Murakoze namwe.